Ese nagiye wigeze wibaza ukuntu ujya ahantu bakakubwira ngo tanga fingerprint yawe ugashiraho igikumwe cyawe ahantu hateganyijwe ubundi bagahita bamenya uwo uriwe? Wakibaza ngo ibyo bintu bikorwa bite? Ariko mbere yo gusobanukirwa uko imashini isoma igikumwe cyawe, hari ikibazo kirenze ugomba kumenya. Ni gute abantu baje kumenya ko imirongo iri ku ntoki ishobora kuvamo urufunguzo rwo kumenya umuntu? Inkuru ya fingerprint ntabwo yatangiye kuri telefone, kuri bank cyangwa kuri scanner. Hashize imyaka myinshi itangijwe, kandi mbere y'uko iba igikoresho cya polisi, abantu bari basanzwe bakoresha ibimenyetso by'imirongo y'intoki mu buryo butandukanye. Ubushakashatsi bwa National Institute of Justice bugaragaza ko fingerprint zagiye zikoreshwa nk'ikimenyetso cyo kumenya umuntu mu mico itandukanye kuva na kera. Hari n'ibimenyetso byerekana ko mu Bushinwa bakoreshaga ubu buryo mu rwego rwo kumenya umuntu wabayeho hagana mu mwaka w'300 mbere ya Yesu. Ariko ikibazo cyari iki ngiki: ese koko umuntu ashobora kumenywa hakoreshejwe urutoki rwe? Iyo niyo nkuru twari tugufitiye uyu munsi. Njye ndi K nk'ibisanzwe w'Abanyarwanda bahanga nibo bamenye ibyahishwe. Kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone n'izindi nkuru nk'izi ngizi. Mu mwaka w'1858 hatangiye gukoresha fingerprint mu buryo bwa gihamya mu nyandiko n'amasezerano. Iki gitekerezo cyari gifite akamaro cyane kuko fingerprint cyari ikimenyetso umuntu adashobora guhindura byoroshye nk'uko yahindura umukono mu buryo busanzwe. Ariko Yezashi ntiyari afite ubumenyi buhagije bwo gutunganya fingerprint science nk'ingi dufite uyu munsi. Haje n'undi muntu witwa Henry France, umuganga w'umushakashatsi wakoreraga mu Buyapani. France yabonye ibimenyetso by'imirongo y'intoki ku bikoresho by'ibumba bya kera, bituma atangira kwibaza ku kintu gikomeye: ese izi ntoki zishobora gutandukanya umuntu n'undi? Yatangiye gukusanya no kwiga fingerprint z'abantu, maze mu gihe cy'1880 yanditse mu kinyamakuru cya siyansi cyitwa Nature asobanura ko fingerprint zishobora gukoreshwa mu kumenya abantu, ndetse anavuga ko ibimenyetso by'intoki byasigaye ahabereye icyaha bishobora gufasha mu kumenya uwakoze icyo cyaha. Icyo gihe icyo gitekerezo cyari gikomeye cyane. Tekereza umuntu yakoze icyaha, yafashe ku kirahure cyangwa ku idirishya, icyuma cyangwa ku kindi kintu, hanyuma akigendera atabizi. Nubwo uwo muntu aba yagiye kandi azi ko yakoze icyaha nta wundi muntu wamubonye, aba yasize ikimenyetso cyerekana ko yageze aho ngaho. Aho niyo rero havuye igitekerezo cyitwa latent fingerprint. Kumenya ko fingerprint zitandukanye ni ikintu kimwe, kuzishakamo umuntu fingerprint ibihumbi cyangwa miliyoni n'abandi bantu bose batuye isi, icyo nacyo ni ikindi kintu. Icyo gihe rero abashakashatsi bagombaga kubona ubwo buryo bwo kuzishyira mu byiciro. Aha niho haje umugabo witwa Francis Galton. Ubushakashatsi bwa Galton bwerekanye ko fingerprint zitandukanye kandi ziri mu buryo bwihariye. Mu mwaka w'1892 yasohoye igitabo cyitwa Fingerprints, kandi ubushakashatsi bwe bwafashije gushiraho uburyo bwa mbere bwa siyanse bwo gutondeka fingerprints. Kandi ibyo byari ingenzi cyane. Ati gute? Iyo ufite fingerprint 1000 ushobora kuzigereranya imwe kuhinduka mu gisubizo, ariko iyo ufite miliyoni ibyo ntibyari byoroshye habe na gato. Niyo mpamvu classification yari ingenzi. Mu mwaka w'1891 umupolisi wo muri Argentina witwa John Vichetich yatangiye gushiraho fingerprints files nko mu buryo bwemewe bwo kumenya abagizi ba nabi. Hanyuma mu mwaka wakurikiyeho habayeho urubanza rwabaye ikimenyetso gikomeye mu mateka. Icyo gihe abana babiri ba Francis Rogers bari bishwe muri Argentina, ariko ahabereye icyaha hari hasigaye ibimenyetso by'intoki. Wa mupolisi Vichetich yakoze isesengura ryabyo, maze fingerprint azihuza na Rogers Francisca ubwe. Nyuma yaje kwemera ko ari we wari wakoze ubwo bwicanyi. Uru ni rwo rubanza rwa mbere rwakemuwe hakoreshejwe fingerprint evidence. Aha ni isi yose itangira kubona ko fingerprint evidence ari ikintu cyangombwa mu iperereza. Mu Bwongereza, Sir Edward Henry yaje guteza imbere uburyo bwo gutondeka fingerprints ku buryo bwakoreshwa n'abapolisi benshi. Ntibyatinze, fingerprint yatangiye gukwirakwira mu bigo bishinzwe umutekano mu bihugu. Nyuma mu mwaka w'1991 fingerprint yatangiye gukoreshwa ku buryo bwemewe mu Bwongereza mu kumenya abagizi ba nabi. Kandi Henry classification system iba ingenzi cyane mu mateka ya fingerprint identification. Icyo gihe fingerprint yatangiye gukorwa mu bushakashatsi bwo muri laboratoire ijyanwa mu buzima bwa buri munsi bw'abapolisi. Mu mwaka w'1993 muri Amerika hatangiye gukoreshwa fingerprint mu buryo bufatika bugamije gufata abagizi ba nabi. Nyuma ibintu byarushijeho kuba binini cyane. Mu mwaka w'1924 FBI yashizeho identification division ihuza fingerprint record zaturukaga mu bigo bitandukanye kugira ngo polisi ijye ibasha gushakisha umuntu muri system ubwayo. FBI yavugaga ko icyo gikorwa cyari kigamije kwakira fingerprint zaturukaga muri police agencies no kuzishakamo ibisubizo. Kuva icyo gihe fingerprint ibitangiye kuba nk'ururimi rusangiwe na polisi mu bijyanye no kumenya abantu. Kugira ngo byumve neza, reka dufate urugero rwiza. Reka tuvuge ko hari umuntu winjiye mu nzu nijoro, afungura urugi, akora ku kirahure, akora ku meza, akora no ku idirishya, hanyuma asohoka amaze kwiba. Nta muntu n'umwe wari wamubonye, ariko yari ikintu atazi.
Uruhu rw'intoki ze rushobora kuba rwasize ibimenyetso ahantu yagiye akorakora. Buriya niba witegereza ku ntoki zawe hari uturongo tw'uruhu twitwa friction ridges dutuma ahantu hose ukoze hashobora gusigara kopi y'igikumwe cyangwa akaboko kawe wakoreshejeho ariko ukaba utayibonesha amaso yawe. Ibi bibonwa n'ibyuma byabugenewe. Ibi nibyo bita latent print. Abashinzwe iperereza bashobora rero gushaka ibyo bimenyetso, ariko ntibahita bavuga ngo dore fingerprint y'umwicanyi. Hanyuma ibyo byose birangiye, fingerprint imaze kuboneka ishobora gushirwa muri IFS. Iyi ni system ya computer ibika kandi igashakisha fingerprint muri database. Iyo polisi ifite fingerprint y'ahabereye icyaha, system ishobora kuyishakisha mu nyandiko ziri muri database ikareba niba hari fingerprint ihuye nayo neza. Ariko hano hari ikintu abantu benshi bakunze kwibeshyaho, ko computer ishobora kubona izina muri fingerprint yawe. Uribeshya rwose. Ati gute? Kuko fingerprint ifite icyo bita pattern. System ishaka pattern isa cyangwa ihuye n'iyo muri database. Iyo ibonye umukandida, abahanga bakomeza gushaka ihurizo ryari ribuze guhurira n'ibimenyetso bari kwifuza. Ushobora kwibaza kuki fingerprint yabaye ikimenyetso gikomeye cyane. Impamvu nuko friction ridges pattern zikorwa mbere y'uko umuntu afata irangamuntu. Hanyuma y'urutoki rukomeretse hejuru gusa, pattern y'imbere ishobora kongera kugaruka uko yakabaye iyo igikomere gikiza. Ariko nanone fingerprint si ubuhamya budashobora kwibeshya habe na gato. Ibi ni ingenzi cyane kubimenya. Ubushakashatsi bwa FBI ku bakora latent fingerprint examination bwerekanye ko hari igihe abahanga bashobora gukora amakosa. Mu mwaka wa 2004 Madrid bombings, FBI yigeze guhuza fingerprint yari ku bimenyetso n'umunyamerika witwa Brandon Mayfield. Birangira afashwe kandi nyuma bigaragazwa ko atari we wari ufite aho ahuriye n'ubwo bwicanyi. Iyo byatumye habaho review n'impinduka mu buryo bwo gusuzuma fingerprint evidence. Ibi twigisha ikintu gikomeye. Fingerprint ni evidence ikomeye ariko ntabwo ari magic. Noneho reka tugaruke ku gikumwe iyo ugishize ku mashini. Iyo ujya hano bakakubwira ngo shira igikumwe hano, sense isoma pattern y'urutoki rwawe. System ikora digital representation y'ibyo yasomye, hanyuma bitewe n'ubwoko bwa system ishobora kugeranya na template yarabitswe cyangwa ikayihuza n'indangamuntu yawe. Niba database ifite information yawe ijyanye na yawe identifier, system ishobora kubona record ijyanye n'ibyawe. Niyo mpamvu bavuga ko igikumwe gifite aho gihuriye n'umwirondoro wawe. Ariko ukuri nuko igikumwe kitavuga izina ryawe, aho utuye cyangwa imyaka yawe. Ni ikimenyetso gifasha system kugera kuri record ijyanye n'ibyawe. Kandi icyo nicyo cyatumye fingerprint iva ku murongo muto uri ku rutoki ikaba kimwe mu bikoresho by'ingenzi byagiye bihindura forensic science n'iperereza ry'ibyaha. Ukurikije abantu bose nakubwiye kugira ngo fingerprint izagera aho igeze ubu ngubu, fingerprint yagiye ihinduka kuva ku murongo wo ku rutoki. Ibi kimenyetso gishobora kuvuga inkuru y'aho umuntu yagiye. Ariko ikintu gitangaje kurusha ibindi ni iki: umuntu ashobora kugerageza gusiba ibimenyetso bye akagenda atazi ko urutoki rwe rushobora kuba rwasize signature ye ahantu atatekereza. Iyo niyo mpamvu mu iperereza rya forensic rimwe na rimwe ikibazo batabaza ngo ninde wabonye icyaha, ahubwo babaza ngo ninde wasize ikimenyetso aho icyaha cyabereye. Kuko ushobora guhisha ibimenyetso mu buryo bwose bushoboka, ariko hari ikimenyetso kimwe ushobora kuba utabasha guhisha byoroshye: fingerprint yawe. Nahangaho dusoreje inkuru twatangiye. Tugushimiye kuba wabanye nanjye kuva inkuru yatangira kugeza irangiye. Yari ngiye K nk'ibisanzwe, abahanga nibo bavumbura ibyahishwe. Ibuka gukora subscribe kuri njye ndi K. Reka nizere ko turongera tugahura mu kanya. Ciao ciao.